inshuti bakunzi bakristu mwese mudukira ku Giciro Channel Paruwasi ya Saint Vincent Paul Gikondo aho muri hose turabasubije twifuza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana iki cyumweru cya 34 bisanzwe mwaka wa liturujia. Uyu munsi tukaba twihana Gikondo Paruwasi ya Saint Vincent Paul Gikondo agiye gutura igitambo cya misa ya mbere, misa isanzwe ariko uyu munsi ikaba ari misa ihariye kuko tugiye kwizihiza umunsi mukuru wa Kristo Umwami, aho tuzirikana ko Kristo yaje kuducungura akabera umwami w'isi icyarimwe. Igitambo cya misa mu kanya tugiye gutangira. Igitambo cya misa kijya kurangwa na Padiri Nyabyenda Jean Paul afatanije na Padiri Casimir. Korali igiye kudufasha guhimba igitambo cya misa ni korali Saint Pierre yaturutse muri Santare ya Murambi. Uyu munsi rero twe tukaba duhamagarirwa kwibuka umwami w'amahanga, umwami w'ijuru n'isi, umwami wa byose. Kristo Umwami tumuyoboke, atubere umwami natwe tubere ntabwo bavuga ngo abagarwa ariko tumuyoboke kandi twitwarenge kumagoma nk'uko yadusangije ubwami. Muri kumwe na Joseph Umukiza hano Gikondo, twifuje mwese rero kwigisha tuvoma mu masomo matagatifu ndetse n'ivanjili matagatifu twateganyijwe uyu munsi. Mugire umunsi mwiza. Turashimira Imana rero kubera umwami wacu Yesu Kristo w'ingoma natwe tukaba twaremeje kuyoboka. Tumusabe muri gitabo cy'Ukaristiya kugira ngo imbaraga zo guhitamo natwe tumwumvire, twemere atari wacu umwami wacu. Mubyo tuvuga abantu beza ibyaha byacu kugira ngo gitabo cy'Ukaristiya turashimira Imana kugira ngo umutima usukuye. Nimbere Imana ishobora byose Imana ishobora byose ikabarinda ibyaha byacu byose ndetse n'ubugingo bw'iteka.
isomo rya kabiri, isomo ryo mu gitabo cyahishuriwe Yohana Intumwa. Nimugire neza n'amahoro tukabona Yesu Kristo, umuhamya w'indahemuka, umuvukamira mu bapfuye n'umugenga w'abantu bo ku isi. Kubwo Kristo aradukunda, yakijije ibyaha akoresheje amaraso ye, maze atugira impamvu byacanye n'abeza bitambo kugira ngo dukorere Imana se. Nandikwe izo mu bubasha bw'ibihora bisigara iteka. Amen. Uyaraje rwagati mu ijuru, bazi ikintu ijisho cyose kizamubone ndetse n'abamuvuganije,
imiryango yose y'isi izajya kurinda mu mpamvu ibyo koko amen. Njyewe Alpha na Omega, ntangiriro n'iherezo, uwo ni Nyagasani wivuga, uriho, wahozeho kandi ugiye kuza, ushobora byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aturazi kugihe umwami cyakora cyo
wakukiye kandi kikazana ku isi kugira ngo bamanye by'ukuri unyurwa n'undi wese yumva icyo mvuga. Iyo nibaje ntagatifu Bakristo bavandimwe biseza kuzwe umunsi mukuru mwiza wa Kristo Umwami. Ni umwanya mwiza w'ibyishimo kuko twamenye ko dufite umwami, turabana umwami, turabami, ingabo z'umwami, yewe turaryohewe tubona twese duteraniye aha ngaha nk'ikimenyetso gifatika cy'uko uyu mwami ufite abamutse, cy'uko uyu mwami ufite kandi ingoma ye ifite icyerekezo n'igisobanuro kubera ko hari abamumenye. Twishimire no kuba abami bo muri batisimuka bagizwe abasaserdoti, abahanuzi ndetse n'abami, bityo usanga ubwami bwa Yesu Kristo umwami wacu, kandi koko ubwami bwe bugeze gushira, ingoma ye bugeze gushira, ingoma z'abamateka itandukanye z'ingoma zose. Niwe mwami w'abami, abami b'isi niwe bakesha kuyobora, kandi uko bamuyobozi babayobora heza kandi bakayobora neza. Bavandimwe, ingoma ya Kristo iraganje, itandukanye n'izindi ngoma zose. Ni ingoma itagira igihe, iragira igihe, ni ingoma itandukanye n'iy'abantu, ni ingoma yerekanye n'umwana w'Imana, kandi uyigiyemo wese akaba ari ingoma y'amahoro n'ibyishimo. Hari akaririmbo tujya dukunda kuririmba tugira tuti ingoma ya Kristo bavandimwe bo ingoma ya Kristo ikaba n'izindi zose. Umwami rero arayobora akayoborwa, kandi umwami arindwa. Uwo twabivuze mu isomo rya mbere ngo yegurirwe ingoma icyubahiro n'ubwami imiryango yose, amahanga yose n'indimi zose biramuyoboka. Bavandimwe, mureke Nyagasani abigarurire, mureke tumwimike mu ngo zacu, tumwimike mu mitima yacu, natubere umwami, natubere umwami. Ubwami bwe ni ubwami buhoraho iteka, n'ingoma ye igeze gushira. Ibyo koko Yesu Kristo ni umwami, yashojwe ariko abera bakamwakira, kuko dusanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere, yashojwe ariko abera bakamwakira,
dusanga ibyo abaharanira ndetse washaka kukimuza no kukimuza amwivuna amwizayo iyo mitungo ibyo bintu akenshi akatuharanira nyamaze ibyo byose usanga birajyana igihe twibagiza ko umuntu yerewe kuzabaho abana n'Imana budapfa ubuzima budashira ubuzima Kristo yatangaje ariyo kuba yaje kugaragariza igihe cy'umuntu akabana natwe kandi agashobora kuri we wese kuri ubugingo bavandimwe ntawakorera Imana ibintu ivyo dusanga baje batayo kuwa gatandatu murongo wa 24 ntawushobora gukeza abantu babiri azahitamo umwe yamubwiye ibyanze bikunze ntabwo dushobora gukorera abantu b'ibikundi isi iradushuka usanga ibyo twipima barishira nayo kuri ubwayo bizashira byose bizashira hasigara urukundo amagambo yanze gushira ibivana ku ijambo ry'Imana batubwira birakwiye ko turi umwami kubera ko atugerageza atuganisha ari ubuzima budapfa kandi ubuzima buzaba mu iteka akenshi tugomba kumwumva kubera ko twumva ko aje kutubangamira uburenganzira bwacu akatubuza kwishimisha akatubuza kwihorera akatubuza kurya utwacu tw'abandi akatubuza gukora ibyo twishakiye yewe akatubuza byinshi nibyo koko haritubuza kubera ko ibyo bishana n'igihe kandi bigatuma amahoro bikaba bidatuma ibyishimo kwishimisha n'akanya gato kwihorera amahoro kuri tw'abandi amahoro gukora ibyo twishakiye ntabwo ari umuhamagaro w'umuntu ahubwo twambaye gukora gushaka kw'Imana guhitamo gukora itanga ibyishimo atarishimisha gusa guhitamo kubabarira no kwihorera guhitamo kwitanga no kwitangira abandi ng'ingoma twashyizemo nk'umwami twashyizemo aho ngaho bakahamagarira kandi atugera gushaka ibyo nari ndetse kenshi kubera ko ashaka kudukura mu ngoma y'umwijima akaturanisha ku bunyurwe ashaka kutubona mu cyaha akaturanisha mu butungane bavandimwe niyo mpamvu duhora ku rugamba kandi aranadutuma tugende turi ingabo ze turi ingabo za Kristo turi ingabo z'Umwami si y'umwari wese turi ingabo z'Umwami tugomba kandi kugenda nk'abana b'Umwami ibikomangoma tukabishima n'Umwami wacu Yesu Kristo aho turi hose aho umubiri bari bamaze kumva ko n'utangira igihango cy'Umwami kandi ashinzwe Umwami ari kumuhesha ishema ishema ry'Umwami wacu bavandimwe aho hose yumva bikubereye wambare umwambaro w'Umwami utambuke umwana w'Umwami ugende neza nk'igikomangoma kandi ube ufite ishema niwambara ishapure yawe nk'umwana wa Bikira Mariya nufata Bibiliya mu Kristo nibwo uzakutera ipfuye uzahagarara n'itore nuvuga ukuri kandi uhagazeho ntuzagire ipfuye uzaterwa ubwoba n'amaso y'abantu kubera ko nawe ntabwo agize ubwoba bakangarane ahubwo yatsindishije ijambo kubera ko yari ijambo atsindisha umusaraba w'isoni kugira ngo umusaraba yabambweho ube ishema ryo gukunda ishema ryacu arishyiriye abandi n'umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo ng'ishema twirabana ng'iryo ishema kuri twebwe ng'igikuzo kuri twebwe icyampa kuri twese twishima kwitwa abana b'Umwami kwitwa Kristo bavandimwe Umwami uhari ukuri niyo nzira ukuri n'ubugingo ukuri gutuma twigenga ngo dusanga Evanjeli kandi utwo munani umurongo wa 32 urumva barakubagamira kuzana ukuri
kwizera ubuzima bw'abandi ukuri kutugira n'iteka tuvana mu bwoko bw'icyaha ukunda amagambo ya Kristo kandi ukuri yuko ukuri yuko imbaraga zacu tuzikura ku Mana ukuri yuko turi abanyantegenkeya dukeneye Imana ukuri yuko turi abagenzi kandi twaremewe kuzahurira mu ijuru gusabana n'Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo mu Ivanjili atubwira ko icyamuzanye ari ugutangaza ukuri kucyakora cyongera n'abakiye kandi kikazana mu isi kugira ngo bamenye icyerekezo ukuri. Ukuri nta kundi ukuri kw'Imana ni urukundo kw'Imana ni umubyeyi kandi kw'Imana ni umurimo byose kandi kw'Imana yacu yaje ni ukuri kw'Imana ko Imana idukunda kandi ko ishaka kutubohora mu byaha byacu ni ukuri kw'umuntu ko umuntu atari igitangaza ahubwo ari ikiremwa ni ukuri kose k'umunsi umuntu azagenda kandi umuntu adafite Imana akakugezaho ubu ukuri kose ni ukuri kuko ibintu byose twiringira ibintu byose bizashira ariko Imana izahoraho uba yazatsinda. Bavandimwe uko kuri wese arakuzi ntawe utazi ikibi ntawe utazi icyiza n'uri mu cyaha wese azi ko ari mu cyaha aho akenshi tugira imbaraga zo kukivamo. Niyo mpamvu yaje kubwira icyo kiri mu cyaha aricyo Imana ikubwira ngo mwana wanjye wo mu cyaha va mu kibi ngwino bamwe ingoma ngwino nguhore kubera ko arakukunda umugani wese amushyira abaremerewe icyenda baruhura ari nta muganga uyu mwami wacu ni umwami ushaka kutubohora ushaka kutuganisha neza. Bavandimwe mureke umwami wacu atwigarurire yaje Kristo atubere umwami tuyoborwe n'amagambo ye tuyoboke tumwumve kandi tumwumvire ntacyo wabuze kuba umuyobozi. Tumutuze mu nyuma yacu bavandimwe tuyoboke inyuma ye ari isangano agira urukundo ari amacakubiri agira umwere n'ubwumvikane ari uguhora agira imbabazi ari ubwiheba agira ubumwe ari ubwikuza agira uca bugufi ari ubunebwe agira uburanga. Mwemere abahindura amateka yawe mwemerera guhindura amateka ayandike mu bintu bishya kubera twashoboye. Bavandimwe ni umwami ukiza n'iyica umwami utanga amahoro umwami utanga umutuzo umwami utanga ihumure. Ihumure n'umwami wacu batariho ibyishimo bye bitari gutuma muri surangara kandi uburyo bw'ibiti nyagasani ndashaka kubera umwami ndashaka guhita mu munsi wa none ndashaka iwawe nta gihombo ugira iyo umuhisemo nta gihombo agira wamwemeye nk'umutabo niwe barufana kubera ntaho wajya uwamuye. Bavandimwe tumusabe kugira ngo akomeze atuyobore atwigarurire tumucure iwacu mu miryango ahuze imiryango tumucure imitima yacu atwihugure kandi buri wese kuhitamo amushyire n'abandi kubiga ku rugamba kabone naho byakorera uzavuga ngo n'ubusirikare bw'umwami kandi amusinziriza mu rukundo tube mu bubari twitware yarasanye Yesu nawe kandi wabaye.
umuremesha w'isi abamugisha Imana ishobora byose bagiye mu bavandimwe umuryango wa Bikira Mariya wa Karumeli niwe twamaza kugira ngo igihe cy'urupfu rwanyu azamenye kose ikibi maze muzahabwe urukundo n'ikamba ry'umurage w'iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Bavandimwe, tumusubira kwacu
Hakaje nta mwijyane nta ntambara Salisius amahoro
nyagasani tuzira muri masawe basigira amahoro n'amahoro yaje wige ku byaha byacu abatekwemera amagize yawe maze ubushake bwawe ni amahoro kandi ube bumwe mu bategeka byose mwitega amasawe kandi mu bwa kristu tuzima amahoro.
yabo kandi bashinje Padiri Casimir keka mu kwibuka Kristo Yesu amuzwe kera abana byari twakora amakosa twirukanira kwa nyogokuru ntabwo nakoze amakosa bacu kuko barimo kandi ba nyogokuru mugiye mwigira kuje kwa nyogokuru murakoze shikari gushimire korali yakorera n'ubuye ahirukana korali rwose biri neza cyane murambi kugira ngo mufashe tubashima Amen.
twabanye tugeze ku musozi w'igitambo cya misa ya mbere yaberaga hano muri Paruwasi Gikondo mutagatifu Saint Paroti, ikaba ari misa ya mbere itangira saa 12 nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi ukaba byarakarusho kuko ni misa yo kwizihiza umunsi mukuru wa Kristo Umwami. Igitambo cya misa cyayobowe na Padiri Jean Paul Zabyenda afatanyije na Padiri Casimir. Korali yadufashije guhimbaza uyu munsi mukuru wa Kristo Umwami, akaba ari korali Saint Pierre yaturutse muri santere ya Murambi, nayo ibazwe muri Paruwasi Gikondo. Twifurije mwese rero imigisha twavanye mu gitambo cya misa, aho twizihije umunsi mukuru wa Kristo Umwami. Kristo Umwami tumuyoboke, Kristo Umwami atubere umwami, kandi yadushanyije ubwami bwe muri batisimu, aho duhamagarirwa kuba abami, abahanuzi ndetse n'abasaserdoti. Uyu munsi rero ukaba ari wo munsi tuzihizaho muri Kiliziya isozwa ry'umwaka wa Kiliziya ndetse no gutangira umwaka wa Kiliziya, kuko icyumweru gitaha tuzatangira icyumweru cya mbere cya Adventi, aho tuba twitegura umucunguzi. Twifurije rero mwese umunsi mwiza wa Kristo Umwami, umunsi mwiza twizirikanaho ko Kristo Umwami ari we Kristo Umwami waje gucungura isi n'amahanga yose. Tumuyoboke rero kandi atubere umwami, natwe tugende nk'uko umunsi mwiza. Bari kumwe na Joseph Mukiza hano mu Paruwasi Gikondo.